Imana yari nigiye cyageze ningana n'abazimu nari nagize contract gutinga n'abagabo ku buryo ku munsi naryamanaga n'abagabo 8 waryamanaga n'abagabo 8 niyo mpamvu rindi racitse amafiyeri ubu akabuno kanje kari kugenda kwitera kwanje kutambwiye abazimu watinga Yes 8 z'ijoro ubundi wasangaga ku baribyi ubwo nagiye mumbona mu byinshi bitandukanye ariko iki nico gihe it's time ya nabutanye Imana kwiba yes umeze neza ya ndashimira Imana ndashimira Imana cyari ntago tukiri muri bene bya bindi ngo dutangiye weekend mbuye mu kibada ahubwo dutangiye weekend duhimbaza Imana twe doyimaze igihe tutumva amakuru ya kuri abadukurikira kuri Afromedia batari kukubona ariko bakonaga ku zindi social media umeze ute ya impamvu batambonaga nabaga ndi mu masengesho menshi cyane ndi gushimira Imana ko yankuye muri bwa butayi butinganye bwa buvuna muheto bwa bwaranzonze urabona ko nambaye aka vest urabona ko meze neza ya ndakeye cyane ubu nta muriye na babandi ubona hano ku mihanda ya kubera ko ubu ndi mu gakiza gakomeye cyane bivuze ngo nawe utatabarwa ahubwo ndagisha inama namwe muri kuryamana muzi bitsina muze mutabarwa dore Imana irabashaka urabagira inama yaguhagisha inama urabagira inama yes bazi amakuru ni meza inshuti zawe nyine barimo bakumenyera mu butinganye bagiye kubona abantu bahindutse wabitekereje gute byaje gute njyewe nabagiye mbatangariza mabwira ko igihe kimwe njyewe nabyutse umunsi umwe ndi mu nzozi na karoti Imana ko igihe kimwe ndi kubona ikirwa cyane sibyo igihe kimwe mbikora nafashe umwanzuro wo guhura na pasteur ariko ntibasibira ngo bikunde ariko igihe kimwe numvaga ko ndi mu mavuta y'Imana mbona ko inyo mbangenda mpura nazo z'abagabo muri babucaka bw'ubutinganye amafiriri yarangiritse njya kunya nkanya amaraso bana ni kibazo gikomeye cyane sibyo ariko naje gusanga burya ibintu nari ndimo byarubuyobe cyane ntabwo byari ngombwa ko ngoma muri buriya buzima ubwo rero naje gusanga Imana ikora gutya nyine ubwo nibibazo ahuriyemo nabyo rero byatumye ugaruka ukagarukira Imana niyo mpamvu rero byatumye mfata icyemezo ndavuga uti reka mbanze nakira agakiza mbanze nereke babagizi bana bitwa twahoraga mu buri bwa butinganye kabura ntabwo ikintu cyitwa ubutinganye ari ikintu cyiza cyane oya nta ikintu cy'ubutinganye ari ikintu cyiza cyane nubwo hari abantu batabikunze kandi burya iyo wegereye Imana cyo kumutagufasha icyambere cyo usa neza nje ndabwira bina bisambo ndabwira zino ndaya ndabwira nabano babapfumu ngire nabano dabarozi hano wigize bajyamo uko byagenda kose hari abajya kuraguza tureba hano hanze uko ngende umwe mu bantu bagiye bavuza n'abadayimoni inshuro nyinshi niyo mpamvu rero ngewe ubu ngubu ndi kwegera gakiza niyo mpamvu nafashe n'urugendo rwo kuva muri bya buti nyine imbaraga zikuye he imbaraga ngena zihawe n'Uwiteka imbaraga ngena zihawe n'abamarika ubu tuvugana ngiye mfite abamarika bari kundinda buri munsi kayo nago ariko bigize kumva ngo bagufunze babikuvuze so nafunzwe nagende mu kigare cy'abagize agatsiko barwanyaga abanyamakuru bituma nyene mbeshira undi munyamakuru mugenzi wanje ko naryamanye nawe bitari ngombwa bire nabisera imbabazi byararangiye ariko ubu ngubu ngewe ndi Prophet Kayusi munyakiri uko mumbona ntago ndi Satani Kayusi ahubwo ni Prophet Kayusi yandere mu Raisi yehe yindi Satani kanyu ambabarire Satani yayingotse yes uraza kwisibaze ntago nayisiba hari byinshi bitasibwa burya hari umuntu atabarwa nuko nyambibabwira nyine kwigiye kimwe umuntu azatabarwa ese ujya wicuza ko bira byose byagiye hanze ko wari umutinga ntago mbyicuza kubera ko nta butanye Imana kwiheba nzi neza ko no muri biriya biravugwa ati njakira nagaje byo ngubu ahubwo turebe ibyo ngubu neje batazabona bari kwa uploading ama video narambaye amasumi jipe narambaye amakareso narambaye ipampa narambaye imisatsi naratukuje iminwa narasize n'inzara bagira ngo niko bimeze ahubwo bizaba ari byakera n'abanzi babarimo kungenda bishatse kuvuga ngo rero narahindutse ubu nakira agakiza n'Umwami Yesu basheri bawe abasheri banje ni mu bigori kubera ko byongeraga nyinshi byarabatinganye inshuti nagiraga nyinshi byarabatinganye ariko burya batinganye batsinde mu izina rya Yesu ntabwo yishika ubu muracyavugana nawe muracyahuza nasibye nimero zabo sinyine no kubumva Semuhungu mu gishanga mu bigori na Dumba mu gishanga mu bigori
nakari agatinganye kazigo ni ige nako mu gishanga mu bigori sinyikeneye mbese nge stress z'ubutinganye sinyikeneye stress bizibibazo baraza kwica bose abanyicute se ko banyicute se cyambere cyo ndarinzwe kandi murabizi ko Sodoma na Gomora haributse kubera ubutinganye kandi bari abajyama n'abahuje ibitsina ni ibintu bayibutse ubwabo yiromatsimwe bakabwira abantu ko muri hormone bavukanye kandi mu byukuri ngiye niba narakorerewe ihohoterwa nkiri umwana nkarongorwa n'umugabo uryama n'abahuje ibitsina akansambanya kuva ku myaka 6 kugera ku myaka 13 nkakuriramo ubwo buzima bikaza kurangira nisanzana i Kigali nkasanga ndi gutingana ku Karubanda ntazi neza ko abagore baryama n'abahuje ibitsina narafashe umwanzuro ko n'umugabo aryama na mugenzi bahuje ibitsina nkabanzi ko mu buzima nyine nkakudamo ariko iki nico gihe rero ngo mbwira abantu ko Imana yandamburiye ibiganza warahindutse cyane nkaho mugari wa ndirimbo wandamije amaboko yawe ni wigeze manu neza abantu wandamije imbaraga zawe ni wigeze manu neza abantu tuzatabarwa izuba riri kuva tuzatabarwa rubanda babibona urumva Imana wari warapfushije ubusa urumva ko mfite n'Imana yo kuririmba indirimbo z'Imana muri minsi mwitegura indirimbo ya gospel mwitegura indirimbo y'igisirimba mwitegura indirimbo iri bukore ku mitima yabeshi cyane kayo nyine uri kubaho gute guhindura ubuzima ugatangira ubuzima bwose ugatandukana n'abantu ngewe n'uwenda ari benshi batekerezaga ko ngiye ubutinganyi bwari buntunze kuko ntaramenyekana no mu butinganyi nari mbayeho batumva ko nyubatse agakiza cyangwa nje mu Mana gushakira ubutunzi cyangwa nje gushaka ubutunzi urabizi Imana y'ubwayira bikwihera yusenze itayiryarya so rero biratandukanye cyane biri different cyane ko ubutinganyi nabugize n'ingaruka namwe murabizi ko igihe cyarageze nambara pampa murabizi ntarambara veste nambaraga mu masutiye ariko bumeze neza karuvati keza cyane uri umusore ushima Imana ubu ngubu nkeneye n'umukobwa mu metisi kose ubu ngubu ushaka ubu nashaka twashingirana nubwo ari ruharwa ruharwa kinyene irindi navuze ubyivugire aha reka dushimire Uwiteka ko ibyo bintu byawe nyine ko wabivuyemo oya mushimira Imana cyane ko ubu ngubu ngiye wemeze neza hari abantu baba bagomba kugira icyo bamfasha ngo basengere yewe banasupporting mu bikorwa byiza bishimana icubahiro ibihe bikorwa bibabwira ibikorwa nkeneye ibineza imbere gukurira indirimbo z'Imana ya amasengesho kandi ndaza kuba nimero zanjye muzampamagare mu supporting kuko vuba hangaha ngiye kubatamo indirimbo muzanira inkunga vuba hangaha nkeneye yewe bisa neza mukanama agakoti kandi mukanama agapeto n'agapantaro kandi kuko bya byenda byose narabijuguye narabitwitse byari ibyenda by'abadayimoni nta musoro kigiririra ubabusuri gutesa ahubwo niba ufite mushiki wawe wamundangira nta musoro ngirira ari kubera ko jewe inyo yanjye Imana yarayibobinye vuba hangaha Imana izancurira ngasudira amaherena kugira ngo zino noboro zizasibangatane ariko kubera Imana bizakunda ko guhinduka reka tubyize ariko biranagaragara ko wahindutse ukomperinze ugendana na Bibiliya nubwo uyu munsi waje ntako ufite niko kadushimira Imana ko wahindutse oya namwe mushira Imana umaze guhinduka famille byagenze gute babyakiriye gute famille nani isa nagira nyizera banzo byishusho muri famille bo gufata nk'umutinganye none uduha n'ishusho yuko ubayeho ubu ngubu utakiri urwango bangiriye kuva kera nkiri umwana no kuntererana bangiriye nkiri umwana no kwisanga mu butinganye narabitewe nabo ruriya rwango bibibye muri bo ruracyarabakurikirana kandi amaraso yanjye natakaje ruracyabakurikirana ntabwo rero babyishimira kuba narakira kutiza umwami Yesu ahubwo bakomeza bakavuga ati ngo kiriya cyaratunaniye ntabwo ari burya iyo umuntu yakwanze umuntu utaragukunze mu bibi ngo anagusengere mu bibi ntabwo yagukunda ari ukubona umeze neza umuntu akenge ufite amavuta jewe nta ntandukanye na zirangigera bita ngo nabasenzi kandi abasenzi ntago ndi kwirata nge ntago ndi hano nk'umupasiteri nta nubwo ndi hano nk'umuvuga butumwa uri umukristo ahubwo nge hano nk'umuhamya wo guhamya ubutayu navuyemwo kandi ntago naje kwimenyekanisha barabizi ko twamenyekanye mu bibi ni byiza ariko ubu ndi hano kugira ngo abantu bamenye ko Kayusi yahindutse tikiri umutinganyi ahubwo asigaye rero umuvuga butumwa mu perfect yes Kayusi twihuta cyane tugana ku musozo gihe cyo wisabira kuri Filmedia
ya icyo nasaba abakurikiye Afrimedia Rwanda ya mwubahwe cyane muri abantu b'abagabo kuba mwaramenye kabisa mukamwakira ukundi kundi kandi muzakomeze mutugwe hafi nanjye mbagwe hafi sibyo ubwo umuntu gitumo ukamusengera cyane kandi ikindi mundandushigikira mu bikorwa byiza sibyo kandi ntago ubu ngubu nkirata zanyashi navugaga ntago nkirata bya bindi by'amasutiye yewe nta nubwo nkirata ya maribori navugaga ahubwo ngubu gisigaye ndata amavuta y'Imana n'ubwiza bw'Imana bw'hasi so icyo nabwira abantu mugomba kumpamagara mukamfasha muri no rugendo natangiye kugira ngo tukomezanye kugira tuziye tukisanga mu bikorwa byiza bishimana cyubahiro kandi nkeneye no kwitabwaho mugomba kuzajya muhura mu nyandika nkahora nsa n'abamarayika nimero zanjye ni 087 637 233 71 ndi umuzungu mvuga nk'abazungu data twese wo mu ijuru izina rye ryubahwe nongeye kugusaba nkushimagiza kuri Imana y'igitangaza gushima ko wankijije ukankura muri bya bibazo nongeye kugutokisha baba demoni batoka imizana rya Yesu nongeye kugusaba umugisha w'igikundi gikomeye cyane abatari banzi muri bya bise kibi bya Satani bamenye mwishusho ryawe ry'abamarayika Mana ikintu gikomeye cyane kuba warakomeje kundinda ndagusenga cyane nisaba gukomeza agakiza natangiye n'urugendo no gumwana n'abacyanige ariko bose ni Satani kibahambiriye Mana uri gitangaza Mana sinamenya ko bivuga ndabizi neza ko umika ari wawe abo bazimu batoke sinzongeye guhura nabo n'izina ijuru Yesu ubawe ndugusabye mbikuye ku mutima Mana uri Imana ihoraho uri Imana igitangaza wabwiye yuko uzaturokora umunsi w'umuka wageze nanjye ndumwe mu bantu b'Imana uzarokora kandi bigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen ya Kayu impamvu dukoza akaganiro gato dore wagize imirimo myinshi baje gutinze ndashaka tuzafate time ugaruke uze duhereze imuhamya abanyarwanda ukuntu ubutinganyi bwatangiye n'impamvu nafashe umwanzuro wo kubuvamo n'impamvu n'ibibazo nagiye ngira n'ingaruka n'ibyiza nahuye nabyo mu Mana kuko dore ko nageze mu Mana Imana gihe hari n'igihe cyageze ningana n'abazimu nari nagize contract gutingana n'abagabo ku buryo ku munsi naryamanaga n'abagabo 8 waryamanaga n'abagabo 8 niyo mpamvu rindi racitse amafiyeri ubu akabuno kanje kari kugenda kwitera kwanje kutambwiye abazimu watingana Yesu 8 z'ijoro ubundi wasangaga ku baribyi ndiduha muri cyo bita abazimu ndi gushaka abagabo bafite bya bindi nakundaga bari barakurogesheje ariko oya ntago babarandogishije ahubwo cyari icuka kibi cy'abadayimoni cyanteye kita kikihuza na bya bwonko bwo wankoresheje imibonano nkiri umwana ankorera ihohoterwa ransa ariko ngo umuntu yarapfuye niyo mpamvu ibyo bintu byakubagaho ya birabaho ko yapfuye bizi neza ariko twashatse no kujya kumushaka ngo bamufate kuko bari baramaze kubimenya ubuzima kuba nyihumeka kuko abazima nawe utaha mukomeze mumbe hafi mbabe hafi okay yes turagushimiye cyane wakomeje gukurikira Afrimedia Rwanda wakoze subscribe naho turabikora nicyo genera ko kanya Kayiso wakoze cyane namwe mwakoze cyane Imana mwabugisha kandi niteguye yuko amavuta y'Imana nanjye Imana yansize ngomba kuyabasigaho mukamera neza kandi cyonzi cyo tuzajya duhura mu rusengero anytime rimwe na rimwe tuzajya duhura ndi ku kaveste mfite Bible ndi kugenda mbwira ko Imana yangiriye neza abayigisha amen turagushimiye cyane wakomeje kudukurikira komeza ubane natwe 5/5 byo uri kumva kuri microphone ni Sajoto 50 cyangwa sunyete Kinyafrika original bye bye ciao